Light ya Siness of God channel twongeye kugusuhuza, tunejejwe nuko dukomeje kubana mu buryo bwose. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu cy'ingenzi, rimwe na rimwe tugitekerezaho mu buryo butandukanye, ariko turagira ngo turebe tuvuge umukristo wavutse ubwakabiri ndetse n'icyaha. Ese uyu mukristo wakoze icyaha wavutse ubwakabiri koko abeshejwe n'ubutumwa bwiza yakoze icyaha bigenda bite? Ijambo ry'Imana bivuga iki kubera ko ni ikibazo cy'ingenzi cyo kwibaza. Iyo urebye hano mu Baroma ibice 6 umurongo wa mbere tugiye guhera, usanga hari ikibazo gikomeye mu Baroma, ndetse sinabo bonyine, ahantu hose ubutumwa bwiza bw'ukuri bugeze bubwira abantu ibyo kuvuka ubwa kabiri, bakaba bahawe assurance y'agakiza, bakaba bahawe ibyiringiro by'agakiza by'uko koko bakijijwe atari iby'akanya gato, ahubwo ko bakijijwe by'iteka ryose. Abantu bahita bibaza ikibazo bavuga ati se ko umuntu yarekaga gukora ibyaha kubera ko atinya Imana, kubera ko afite izindi mpamvu, ubu noneho biragenda biti? Abantu bagahita banza bakavuga bati noneho ubu umuntu agiye kubaho ubuzima bw'ibyaha. Ariko se ijambo ry'Imana ryo rivuga iki? Niki dukura mu ijambo ry'Imana? Ndagira ngo turebe ibintu bibiri bikomeye bigaragaza uko bigenda iyo umukristo akoze icya mbere. Tugisanga hano mu Baroma ibice 6 umurongo wa mbere. Paulo yagerageje kwerekana hishuwe n'umwuka w'Imana, ashaka gusubiza iki kibazo. Aravuga ngo nuko tuvuga iki? Tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage ntibikabeho? Mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute? Nimuzi ko twese abatijwe muri Yesu Kristo twabatijwe no mu rupfu rwe. Nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, aba ariko natwe tugendera mu bugingo bushya. Ikintu hano Paulo ashaka kwerekana ni iki? Arashaka kwerekana ngo muribaza muti ese turakomeza gukora ibyaha kuko dufite ubuntu bw'Imana, kuko agakiza tutagatakaza, kuko turakomeza kubikora? Oya, aranzura avuga ati no, ntibikabeho. Ndetse anabivuga ashimangira ati ntibikabeho. Ni impamvu iki bitagomba kubaho? Abaza iki kibazo gikomeye, akabaza ngo mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute? Muri make, mu yandi magambo, mbese niba umuntu yapfuye ku byaha yakomeza kubibamo gute? Niba uyu muntu yapfuye ku byaha, ni ukuvuga ngo ntabwo ari bwongere gusabana n'ibyaha. Ikigaragaza rero ko uyu muntu akomeje gusabana n'ibyaha ni ikimenyetso kirekana ko uyu muntu atapfuye ku byaha. So iki ngingo ya mbere ituma umukristo wavutse ubwa kabiri adakora icyaha, nuko ijambo ry'Imana twizeza ko uyu muntu yapfuye ku byaha. Umubiri ukora ibyaha wakuweho, asigaranye umubiri, asigaranye umwuka wumvira Imana, ariho ku Mana muri Kristo Yesu. Icya kabiri tugisanga mu Baheburayo ibice 12 umurongo wa 10. Abaheburayo 12 umurongo wa 10 aratubwira ngo haravuga ngo kuko babandi baduhaniraga iminsi mike nkuko byari babereye byiza, naho uwo aduhanira kugira ngo dusangire kwera kwe. Imana yabyaye yifite ubushobozi n'imbaraga ziha umuntu discipline wavutse. Ifite ubushobozi n'imbaraga zitoza umuntu wavutse kubaho ubuzima bwera. So rero impamvu umuntu sabikora kuko abitinya, ngo bibahe Imana ko abitinya, ahubwo icya mbere yapfuye ku byaha, icya kabiri Imana yifitemo ubushobozi mu mbaraga zayo zo kurera umwana wayo kugeza igihe abereho ubuzima bwera. So ni ikintu rero dukwiye kumenya, kuba dufite ubugingo buhoraho. Ibi bintu nyuma y'ubugingo buhoraho yo kubisobanukirwa, tubaho ubuhe buzima? Tubaho ubuzima twahamagariye ubuzima bwera, ariko tutabikoreshejwe nuko dutinya gupfa cyangwa ikindi, ahubwo tubikoreshejwe nuko icya mbere twapfuye ku byaha, icya kabiri Imana ifite ubushobozi bwo guha discipline umwana wayo. Ushobora kugira ibibazo byinshi bitandukanye, wareka tukayimenya muri comment. Ikintu twasorezaho uyu munsi nuko iyo umukristo akoze icyaha, ntago hapfa isano afitanye n'Imana, ahubwo hapfa ubusabane. Imana ntago yishimira ko abantu yahamagariye kwera abaho ubuzima butejejwe, ntabwo inezerwa. Niyo mpamvu ifite n'ubushobozi bwo kubaha discipline kugeza bageze ku kigero
ibashakaho. Ni umunezero ko dukomeje kubana, kwa subscribe kugira ngo dukomeze kuganira n'ibintu bitandukanye. Niba hari ikibazo ufite wakitubwira muri comment tukakiganiraho, ukanda like cyangwa share.